ahantu nk'abano bantu baba bagiye gukora munsi y'inyanja. Urabanza ukiva ku isi ubundi hari umwuka tuba duhumeka, atmospheric pressure yacu, nagi atmospheric pressure yo hejuru y'inyanja wayimanukana mu nyanja wahita upfa. Rero hari icyumba ubundi ubanza kujya mugaturizamo nk'iminsi 2 bakabanza bakakugabanyamo oxygene, bakaba baguha oxygene uhumeka ariko ivanzemo n'indi myuka izindi gases ku buryo umanuka mu ndiba y'inyanja nta kibazo ufite. Rero Anthony Hunt wagiye kumanukayo direct n'uyu mwuka duhumeka hano ku isi ugeze urapfa kubera ko atmospheric pressure iri muri atmosphere iki kirere twe tubamo. Hariya rero habarimo izindi gaze nyinshi, exabyte igira ububiko butakirigana billion gigabytes of storage. Hariyo storage ya gigabyte 1 billion. Tekereza ariko mwe mwamukoresha ngo telefone yanjye ngifite 7 ngifite 5 kombye ngifite 256. Tekereza ko iyo server entity shaka gucikiramo ifite storage ya 1 x watt hardened level A. Ni server iri mu ciciro cya mbere ihabwa umuriro n'izuba. Exabyte data server 1 billion gigabytes of storage. Mu magambo make ifite storage ya 1 billion gigabyte. Reba ariko nawe billion nyine nkuko A lot of home movies. Bega ukuntu haba hariho filime nyinshi we umva umurara hakuno ndakuruzi ntizikoraho hantu nta transmission zinjiramo cyangwa zisokemo arc of human history built. Ndetse hameze ubundi ajya kubakwa hari hameze nk'ahari nk'ugikiremwa muntu kigiye gucikiramo To survive the end of hubatswe kugira ngo ikazabasha kurokoka imyaka ibihumbi n'ibihumbi ishaka kurimbura So what happened to the rest of the world? isi yose ibiri buze kuyibaho ubundi biragenda bite. Why would it want to survive? Ubundi niki gituma entity ishaka kuza What does it stand to gain from wiping out all? imaze guhanagura ubuzima bwose ku isi nimara kurokoka yoko nshimye kiraba yitsimbye hanyuma birayimarira iki? A question Noah and his family must have asked just before the flood. Icyo kibazo Noah n'umuryango we bakabe barakibajije mbere yuko umwuzure utera isi. Mbumugana andi icyo kibazo ariko Noah n'umuryango we and his family must have asked just before the flood. Icyo kibazo nabo bari kukibaza ko bari bagiye kuba mu nguge bonyine bumvaga abandi bantu isi zabamarira ikina kubera ko iriya entity iramara kwinjira muri iriya vote. Muri nyine vote ni server itanga internet n'ibiki byose ibika amakuru niho ishaka kwinjira ikimara kugeramo irahitira ibisasu kirimbuzi byo twaba ububiko bwacu kirimbuzi bwabwigaruriwe na entity twaba tugize gute ibisasu byacu kirimbuzi byabasha kuraswa mu miji 8 Beijing mu Bushinwa, Islamabad tukaba twarasa muri Islamabad. Ari Islamabad ni he mwambwira? Islamabad ni muri Turukiya Islamabad ko numva nta London, Moscow, New Delhi mu Buhinde, Paris ni Paris mu Bufaransa, Pyongyang na Tel Aviv muri Israeli. Nyagasani iyo miji yose hanyuma hapfa abantu bangana death tolls from initial strikes. Tukimara kwataka bwa mbere hapfa benshi cyane pe, And more later. abandi bakagenda bapfa nyuma From the resulting kubera kugirwaho ingaruka nuclear fallout. n'intwaro kirimbuzi n'ubumara bw'ibisasu kirimbuzi. Very Tubari hamwe Obviously, the bombing of major cities in 8 different countries nyine kurasa iyo miji iri mu bihugu hafi 8 bitandukanye create an unprecedented political crisis. byateza amahano atavugwa muri politike. One that would likely lead to a protracted Mu global. magambo make yaba ari intambara y'isi yose. Diplomatically prudent to make Hakuno bose buri umwe ari kuza abwira kira perezida inama yetu batanje kubira n'ibyuya kandi n'abayobozi bakomeye. Madamu perezida byamurenze nawe. vice one of our cities here at home. Rero ikintu twakora madamu perezida nk'inama ngiye kukugira nka generali w'igihugu, reka dufate umujyi umwe hano mu miji dufite muri leta zunze ubumwe za Amerika, intwaro zacu zose kirimbuzi tuzirase muri uwo mujyi, tutagiye kurasa ibindi bihugu. Uwo mujyi ushiriremo intwaro zacu zose kirimbuzi zishiriremo ku buryo entity nijya kurasa nimara kwigarurira ibirindiro byacu isanga nta ntwaro n'imwe kirimbuzi twe tugisigaranyemo twamaze kuzirasa. prepared a list. Twari twamaze gutegura nka list imwe nyakubahwa. Urebe abantu bakeya sacrificing 100 million lives bivuze ngo mugiye gutanga ubuzima bw'abantu miliyoni hafi 100 to save 7 billion. ngo mutabare biliyoni 7 ziri ku isi. Ico kirimbuzi itarigarurira ibirindiro byacu tubikamo intwaro kirimbuzi ikaza kurasa twe ibyacu twamaze kubirasa twabirashe mu mujyi umwe mu gihugu cyacu ku buryo nta gihugu kizavuga ngo Amerika yaraturashe cyangwa iki. Ibyo bintu byonyine ngo nuwe
Ethan ararenze umeze n'umwafande mukuru avuze ati sha uko byagenda kose nubwo entity nyifite nubwo iki mbifite ariko byanze bikunze Ethan yaje hano afite